uzabamo ibyo uganiza ntabwo umutera ubwoba ibyo mubwira kandi ushobora no kuzabana umukuru kuko irindi kosa ushobora kuzakora no ku ikarita y'isi nshobora kuzakuzaho ntacyo umbwira kubera ndabizi neza barimo barampamagarira ariko ndakubwiza ukuri uko nishe umuntu wasangiye kubera wewe kubera amakosa yawe irindi kosa wewe uzakora wowe ubwawe nawe nzakuza ku ikarita y'isi What cover to are we? Hari undi muntu ubona No? nawe undi Hano hari bros. Sure, what happened? ntacyo Ntacyo. turaza kuvugana None se ugiye ute? turaza kuvugana sibyo Shize waruvuze ngo warumbwiye ko tujya kwanza tukaganira gatoya. None sinzi umuntu ufite telefone akubwiye iki giteye ubwoba. turaza kuvugana Ako ntabwo byumvisha ibintu ntabwo byumvikana. ndaza kuvugisha sibyo Sawa. Akuribuka ikintu twagiyemo mu cyumweru gishize ndacyibuka ese hari abakobwa bari kumwe n'abandi barani inshuti zanjye buriya twari twahuye buriya nanjye sinzi ukuntu ngeze gutya mbabonye ku ruhande ugateka tugende twitemo nk'abantu kandi ndabizi ntabwo ujya ukunda ibintu by'akajagari niyo mpamvu nanjye nagusize nkijyana njyenyine. none se iyo twajyanye ni ngombwa kujyana n'abandi kandi twari twajyanye ndabyumva yego kandi n'ubundi kuko twajyanye twanatahanye ariko nagombaga kureba bari abantu kuko twari tuziranye tukaza tukitamo n'agafanta nyine umuntu akifata neza. nawe njye mbikora nawe ujya ubikora kubera iki? ariko uzibona nakubonye nakoze iki? ano byagenze gute se ko numva bwana n'agahinda birihutirwa kanze murebe hari umushyitsi wanjye ugize ikibazo ngiye kumureba ngo wanyihanganira akagenda. ubu uragiye? ndagiye. nta kibazo. Okay. Okay, kongera ndagiye basi. nta kibazo. Nzasubiza.
Alo? Karame? Yego shuri teze? Meze neza? Ese kurakaye kandi? Yego ndi mu kazi. Ese kuje utambuye? Ndi muri office. Okay, nta kibazo reka nze bari umuntu akusama. Sawa. Umukobwa se kandi uri mu mezi isaha igikombe kimeze neza. Sango. Ese ko mbona aho barakaye n'umugenzi ute? Shira mfite ikibazo kimunyara cyane kandi byumva kirakomeye. Kigize gusa. Ino urebye bro twamubuze. Muzi? Bro twamubuze. Tresor se? Ndetse ndi kukubwira n'induzi. Ese mu gitondo ntabwo naje iwanyu ntabwo tutumwe. Uri kuvuga guhera cya gihe sindamubona. Kuva mu gitondo? Sindamubona. Ushatse kumbwira ko atagira mu rugo se? Cyane. Sibyo rero? Kandi byabayeho fone ye ni kompozi mu nshuti ziwe zose nahamagaye namubuze. Nose urumva umuntu yakifata akagenda. Oya, ibyo byo nabyumva kuba fone yazimye. Ahubwo ikintu nibaza ngo ashobora gusanga yagiye no gusura inshuti ze. Kandi inshuti ziwe zose ntazibajije. Bakubwiye gutyo? Bambwiye ko atigeze ahagera. Safi ndumva nta kibazo kirimo. Ikibazo kirimo shiri aho kubera icyo utabyumva njyewe bro niyo fone ye yazimye. Urumva ati ramayinite akamamagara akambwira ati sister afite ikibazo fone yazimye ariko ndibugere mu rugo kare. Ntabwo ari ikibazo mfite. Ni ikibazo gikomeye. Ahubwo none nkibaza gute umuntu agenda mu gitondo ntaguhamagare kandi mu gitondo musize ko uribuka yuko mu gitondo niba mu gikoni ukabona kinasanze ku meza sibyo mu kwisanga ku meza ndayifata ndagenda imodoka isanga hari ahantu muri parking hari aparate ndenda yatsa ndakomeza sinawe rero ntabwo nzi ukuntu umuntu yabuze none se nanjye ntabwo ndi kubyumva nyine ukuntu yagiye gutyo gusa ntabwo ansezeye nta kintu akoze nta mesaje nta call sinacyo yari afite kuyamaze ntacyo nta kazi nta kirori nta na byo cy'umugabo bafitanye weho genda wicare mu rugo araza shiri ntukimahoronize ariko kuki ibintu byafata nk'ibintu byoroheje ese icyo cyose muri ibyo ngibyo iki ibintu birakomeye shiri uriya niwe muvandimwe ni nawe mubyeyi mfite urumva kumbwira ngo nguki rero reka ndabizi ko bigoye ariko genda wicare mu rugo araza gusa ntabwo nahicara ntabwo nabicara muri uriya rugo ntazi uburyo umuvandimwe wanjye ameze hanyuma se ubwo njyewe bimufashe fasha kirumva nta kintu wamfasha nk'umukunzi wanjye uretse kukubwira ukagenda wicara mu rugo ategereza ukareba niba biri burembirije ntabwo nahicara kuko ndi kwicara natekereza ko yakabaye ariyo ugiye nkumva nyine ibintu ubwoba tu ntabwo nasinzira ntabwo ndi bubashe kurya sibyo ko nyine namenyesheje polisi wabwiye polisi ko umusaruro yabuze cyane kugira ngo nyine ese polisi yari iki wabaye gutegereza abantu ukareba nimba azamuka no ariko ikibazo cyabaye ni kimwe shino umuntu yabuze kandi ni umuntu mukuru ndabyumva yabuze ariko yabuze amasaha arindwi na kane amasaha kuva mu gitondo kugeza isaha amasaha arindwi amaze gucamo wakiyumvisha ko umuntu abuze ibintu bidasanzwe bibaho warangiza ukabigira ibintu byoroheje ariko ushobora no gusanga hari ahantu yagiye cyasifanika muzimba njyewe nibiba ngombwa shefu n'itangazo ndaritanga mfate ifoto yiwe ngenda yimanika ku byapa ku muhanda okay nta kibazo ndaza kuri gutunganyiriza urabikora uteze njyewe abateka mfite babashitwanya kuhamagara umugushaka sibyo jya mu rugo utuze wiboneze sawa teke
ndagira ngo muri iyo rero ntihagire ikosa na rimwe riza kubamo, kuko haragira ikosa ariko turaserera sana. Baby ngiye kuba nkuhamagaye mubwira ngo ndagukeneye umuhoro nuko ufite ikibazo kimumereye urumva mani kandi birakaze byadanje bro bibikaze. Okay, ngavuye. Shira yapanze se. Iya wari nabyo. Uze bro. Mani bisika. Ushobora kuvuza yase yabo. Nuko muzi nyine. Ako iyo uzi umuvandimwe wawe urahangayika mani. Urahangayika. Kandi kuba nta mubuzo mvuga ngo ni umuntu wabaje maso. Ntabwo ari ibintu bya joke. Shira wowe wese ko mwako bose ziranye nabo nanjye nzi nta n'umwe bari kumwe. Ese telefone ye. Phone ye ni compose. Ajya kugenda nta muntu yahamagaye. Urumva nta muntu yamenyesheje. Ngagiye ku kazi wumva namvuye ku kazi sinabona ngenda teka ndirira ndiryamira ntabwo nzi ngo byagenze bite mu gitondo mbyutse ntegereje ko umuvandimwe mubona aje gufata breakfast ndaheba nise umuziro atinjira nawe pe kuko umuvandimwe wanjye ntabwo ari umunyamahane icyo ni icyambere nta n'umuntu wigeze uza kumurega ngo byibura afitanye ikibazo habe na gito sufite mama get tukora muri bari sumva natekereje umutwe n'ibintu sinashobora kuba uri kugira ibintu by'intuzo byo gukina hanya nawe Salam. Murakoze. ndakubaza ijambo rimwe wumvishe iki ndasubiramo rimwe wumvishe iki dai Waalaikum salam. Murakoze. Munyambariye mwambaragoye gusa nyine bibaye byiza naza mu rugo
ndabashaka byihutirwa cyane ariko mvuga byihutirwa gera mu rugo byihuse waza na moto waza n'imodoka y'akazi watega taxi voiture abamo upfa kuba uri bugere mu rugo kandi byihuta mu minota mike tu uhageze bikore nk'inshingano tu ya Murakoze ndabagutegereje nawe Shimba naze turebe none se ababyeyi banyu bagiye kuvugana n'ibyo byagiye ntabwo byumvise rero kama n'abasazera tuje wenda ko abona hari abantu wenda babona bamwitega telefone ntabwo ajya ahantu ngo yo kumenyesha zinamba zanjye mu mutwe fone ye yizimye arambwira kugira ngo ntahangayike urumva akampamagara asuka turamenya rero nanjye nyine byancanze umva ariko byancanze niba ndi bubigenze simbizi basi reka dutegereze turi ko aricyo polisi iri budufashe njye ndagufasha iki wowe nyine icyo usabwa ni ukumva hafi wenyine shamba yuko nakazi sasa n'isi yawe shima kuri inshuti nziza mukuru gusa nyine mani ndahangayitse imana indindira umuvandimwe pe nta kintu kibabaza nk'icyo ngicyo umuntu nsigaye so mfite se ako si ubundi tutaretse kubeshya dushyize muri logique n'umusore nk'uriya niba agiye ahantu fone ikamuzimira agatira amayinite akampamagara ati sisita nturihangayike cyangwa ugire ikindi kibazo fone yanzimiyeho gusa ndageraho mu kare none akaba amaze amasaha ngaha ataramvugisha bivuze ngo afite ikibazo sasa ni ikihe kibazo afite yakoma rusenga aho no kubikomeye birakomeye kabisa none ndengera umuvandimwe pe okay shani kanyine mbingiye ko nyine no kwihangana ikimenya amugisha okay shahisha wakoze n'ukuri inshuti nziza pe ndagushimiye kandi ndumva mbikuye ku mutima ntacyo ko nyine nza kwamugisha sibyo it's okay